zishobora kuba zaba zoroshye. Reka bakwereka hakuno bimwe mu ncamake tugarutse muri Fox River. Ubo twatangiranye mugeze mwese murabizi. Nakwe ini trailer. Zimwe mu ncamake mugeze za Prison Break season ya 6 tukubera kwereka hakuno n'umuntu dutangiranye kama kugeza ko babrosa na wundi ni Bagwell, T-Bag, Theodore. Umwana zana amazi yo gukaraba mu kanwa abantu. Ayo gukaraba mu kanwa nimo ndashaka nakwiye ngo season ya 6. Narangije bamumenaho. Aka kabaya. Anaciye. Mbabare nyakubaho. Icyaba kiza no kuwafungura urugi. Kandi yakubwiye ngo shiraho igitambaro hariya ngo no gufungura urugi. Uhita umenya ibigiye kuba byakurikiraho. Umenya ibigiye gukurikiraho. T-Bag we n'ubugome bwaramurenze no muri revanse baburimo. Uramubona? Aho gira shabo komeza gutinda. Apfa nabi. Ibintu byabaye. Hello. Nta mikino. Ntabwo ngo Prison Break season ya 6. Bakiraho. Mr. Faust. Your med transport is approved. Nakeka rwose umagiye kwagira amahirwe. Bagiye kuba bakwimuye aka kanya. Arugiye kuba werekejweho gatoya. Bagiye kuba bamwimuye arindi gereza bagiye kuba mujyanyeho. Nkubwire gikobwa cyangiye. Nubizi se nago ntagenda nafite umuherekeza banza ufate hano. Banza ufatanga twaze tugire. Ntabwo ngo T-Bag. Abagabo bagenzi babo macusi teye. Babicyusteze. Baramutambikanye ngo Bagwell bagiye kuba bamwimurira muri gereza bamujyanye mu hindi hano muri Foxy bamukure muri Fox River. Aya bas ndetse na nikama kawaira ikandi ku munsi wa none Katorore iracyari Prison Break season ya 6 nakwiye ngo iri coming soon irimo iraza. Bagwell ugira ngo bagiye kumwimura muri gereza bagiye kumujyana mu hindi gereza agiye kujyamo muvana utagira ngo ndagucitse ariko bidatinze turongera duhure Tuesday yanjye turongera duhure baby yanjye ni yihe nakwiye ni Prison Break season ya 6 bagenzi Katorore man mo kuvuga amagambo menshi cyane va mu nzira agasaza bimeze bite mba anda hari ahantu ndashaka kujya kandi ari inshuti yanjye wamfasha iki There is a place. hari ahantu They send you there and you'll never come back. when you are there you will never come back yuri hakurya ntabwo ushaka kugeza ko bavayo ntabwo uvayo ngo ugaruke uri muzima urashaka kugira ngo nyine tujyane imishyikirano bwoko ki Katorore icyo nshaka kuba namenya Sara ntabwo ugomba kugeza ko kivanga muri bino bintu kandi ikigomba kuba cyakorwa kuri ino shonda ndagira ngo ugumishe amaso ahantu hamwe dukore ibintu nkuko twabipanze hatajemo umva ndimo ndakureba urimo rakora mistake man kandi wene gute wumva ko ushaka kugezwa wava hano kandi n'ufite mwana ntabwo uzamakosa ukoze bagenzi hakuno uyu nari mbizi uhagereye mu gihe mwana uhagereye mu gihe Katorore icyo tugomba gukora no kuvanga sibyo dukora igishoboka aya basi nakwiye ngo araza kuza ko harimo ibintu bigiye bitandukanye sukure nayo turaza kumugarura nakwiye nta yindi ni Prison Break season 6 byose nyo turaza ko twarebamo reka turore aya basi ndetse na nikama kawaida Bagwell mu gusoka muri gereza ibiruze ko byaba tuza kujya no muri Foxy ariho batambikanye na hundi Theodore nawe gereza yivuyemo 6 season hamwe na Netflix The Home Campus Studio byose ibagezaho ndetse na nikama kawa alright